John urabizi ibyo wankoreye. John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari mpicaye. John nta mugabo wari bwaguhamagare ngakubwire ngo eva nkora iki. Nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe. Nta na kimwe. Mariage zigira ups and down. John ikintu cyambere kibaho cyiza nuguceceka ariko John urinjajwa mana ya John nuko mu buzima bwa John ugira ababyeyi beza kwisi ya rurema nicyo cyonyine ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa urukundo nakunze mama urukundo nakunze abavandimwe bawe. John ni rwo rukundo shaka ko nge nawe ruhora hagati yabo byinshi. John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije sindi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambika urubwa ngo nakoraga iki. John ngiye kugusebya ngira fact uraho uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngo ufite girlfriend uramwana mu rundi kazi uri Canada ngo ufite girlfriend ubusazi kuryamana n'inshuti zanjye ntabya. Anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambe ku ruga wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura. John nta bupfura ugira. John twarabyaranye nakurekeye ubuzima bwawe. John nagusize mu nzu yawe. John habe n'ikiko niki nakuye mu nzu yawe. John nta kintu na kimwe ungenza umbaza. John nta deni nkubamo kwaba kunzana muri Amerika wariyishyuye twapurikanya amataxi ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa urishima wibagiwe ko amataxi arayanjye arayawe aray'umwana. John ntacyo mbaza biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe. John ndakubaha dufitanye umwana mwiza nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura. John niba ushaka kunyataka ngwino njyewe ubwanjye wica ku ruhande. John ndakuzi n'ubugingo bwawe. John ndakuzi ubujajwa bwawe. John ndakuzi ubugoryi bwose wakora. John ndakuzi. John nta kuntu utangize wirirwa mu nshuti zanjye urongora inshuti zanjye wanshwanishije n'inshuti zanjye. No ndapfuye mana yanjye mbega John mumamagarire ribu uretse gato. Eva uratwite. Eva afite inda. No, okay, ni umugore wanzungu wabyivugiye ku mari code ko Eva atwite inda y'umugabo we. Ngo niwazongera kumwita ngo nzungu wa Nyasafari No, don't tell me. Nyasafa wajyaga kuzana umuroko umutwe warahe. Please my people. Aratwite. Eva nanjye nyemereye nagutera inda. Nyasafari yavuze ngo mutangire kwitegura baby shower soon. Oya yabivuze amari code ndaje nyagushakira. WhatsApp yanjye maziki send it to me. Reka nze nsabe uriya mukobwa yabibwiye mgereza no kuri YouTube yegumane yanjye ngo ngwiki baby shower ahubwo mutangiye kugura ibikoma. Uretse gato niba numvishe neza already nzungu yamaze kuzimira muri Eva. Yamaze kuzimusukamo. Ewe uretse gato niba numvishe neza ibiriya twumvishe no muri audio nibyo uyu mudamu aratwite. Yanjye makuru mfite umugore wivugiye umugore wanzungu nase kandi kuvuga ibyo numvishe. Cyo nukuvuga ngo amakuru twumvi nibyo umugore wa nzungu ubu turi kuvugana nako Eva atwite inda ya nzungu. Yanjye ibyo numvishe kuri record Nyasafari yohereje abantu. Yimwe Dani Mungu wangu
baba wa Nazareti. No, kuri Imana ndebera iyi famille vraiment. God fadame muretse gato. Sha garo urumva? ngo yayishizemo ibivumu. Ndakubwiza ukuri komeza batikurira iruhande. Kandi ngo nababaye. Ibyo gushaka ubiretse. Warabimbwira nkakomeza. Safari yavuze ngo nagakira umugore wa Nzungu ngo agiye kumanuka mu Rwanda agiye gusinya ibipapuro bya divorce. Uvuze ngo? Yeah. Wambaye ukamereze ngo agiye kumanuka mu Rwanda? Agiye gusinya ibipapuro bya divorce. No way. Bivuze niko yavuze ngo agiye gusinya ibipapuro bya divorce. Nyamara ibintu birababaje. Ibintu birababaje. Uyu bivumura itura kavumwa na nyamunsi urakicwa n'uburoro nakubuze. Urumva birababaje bro. Birababaje tuvugisha. Birababaje ikibazo nuko muri gushaka kumvikanisha yuko Keva ari umwere. Inde? Eva ni umwere ijana ku ijana. Umwere se umwere gute yagiye kuzamura akaguru ku mugabo wandi kweli? Mureke twumve. Umwere gute ni buryo rwarabunane niko mwangaje. Tugende gato. Reka nkubaze ikintu kimwe we girl. Aya masaha urabizi ko uhora wifuza ngo niduhura uzamba. None ubu ngubu uzaba ufite amakosa. Nose ngiye ko nta mugabo mfite. Urakoze cyane. None se Eva uretse gato. Eva afite umugabo. Nawe ariko we yagiye gusambanya. We yagiye gusambanya umugore. Umva ngo gare ngo menyera amatari nzaje. Niba ari byo abakobwa baramara habagabo abandi mubabwira ko ibintu bari gukora ari byo. Ndi muri mwanya Safari. Ego. Oya ndashaka kuvugira Eva. Ninda kugize umuvugizi wa Eva. None ko mumutera amabuye mwese we ni yahoze afite umugabo. Byagenze bite? None se mama baho ibyo bamukore ni ngombwa gaje kubikorera abandi. Ubizi gute niba ari we wapanze kubikora niba bitaraje? Niwe wavuye mu mujyi ajya mu mujyi w'abandi. Ubizi ute niba inkweto itaramukwiriye akayambara? Reka ntabwo yamukwiriye. Ahari abantu b'abagome Imana izabahana. Nawe azahora abungabunga. Ko na John ngo nawe yamutwaye gapepu. Ko na John nawe bagiye kubana yamutwaye gapepu ko ahandi. Nawe azahora abungabunga. Oya agahinda atera abandi nawe azagafatira ahandi. Mureke gushyigikira indaya ngo zitwara abagabo abandi ngo ziri mukuri. Gute se ziri mukuri? Usamwita indaya kubera yasenye urugo rw'abandi. Mumyuke ndabamanura. Okay, bivumu wagarutse. Bivumu agira icyo bivugaho. Bivumu urahari? Nimba ari Kim Gatema n'uyu ngo nimba ari girl whatever. Kubera iki mwagiye kuri side y'umukobwa gusa umugabo we baragiye bamufata mu kungufu baramurepinze. Kanange musubize. Akura mu ipantaro aravuga ati vanamo vuba cyatukwice ubundi azifu bamuziritse. Uburetse nusaza kumbaza ngenda kwisubiriza. Ubwe ku giti cye yarijyanye. Okay, singiye kurengera Eva. Sibyo? Eva ari mu mafuti ariko n'umugabo ari mu mafuti. Bose bafite amafuti. Genda murengera. Byo byonyine. Eva ntabwo namurengera ko yagiye mu rugo rw'abandi abizi neza ko uwo mugore afite umugabo. Nawe yararwigeze nanone ntabwo ari byo. Yari umusenyeye. Nanone ntabwo ari byo yasenye urugo rw'abandi. Umugabo si uruhinja ntabwo bamukurura nk'imbwa ati ngwino ugende hariya. Ubwe yarijyanye asubira. No teta twebwe ntabwo twavuze ku mugabo. Twe twavuze ku bantu bari gushaka mukajya ku mukobwa buri munsi ikibazo cyose kibaye. Ngende muita abantu bari gushaka. None se Eva nk'umugore udafite umugabo. Mwe muri gushaka Eva nk'umugore udafite umugabo. Oya umva sita tuko nukuba pick me nukwereka ko uri munsi y'abagabo cyane. Urasaza impande zombi. Nyine ceceka musubize. Urumva twebwe turi kuvuga ku bantu bari gushaka kumvikanisha ko Eva ari umwere 100%. Ntabwo twigeze tuvuga ku mugabo, ntabwo twavuze ngo umugabo gukina ngo oya ufitanye ikibazo na Eva. Nta muntu umwere munsi y'ijuru ubaho. Eva none Eva nk'umuntu nawe wari wigeze teta wahaye abandi umwanya ko bakubaza. No muri mwese rero muri kwanga ko tubasubiza mutanga umwanya niba mwashuje kubaza dusubiza.
reka nabakimu bagusubize ndikumva ariko se Sankara uri kumva ndi kuvuga njyenyine Okay, reka rero nkusubize wambajije. Subiza ndakumva. Jewe ikintu navugiye yuko Eva ari mubi afite n'ikibazo. Ntabwo twavuze ko side y'umugabo, njye naje mvuga ngo mwigira Eva kari umwere 100%, kubera ko asenya urugo rw'abandi. Mu mafati ngo urwe nawe bararusenye. Niba urwe bararusenye si ngombwa kwinjira mu rw'abandi, urumva? Ngo yumve yuko nawe yababaza abandi. Tujye ku mugabo. Namwe ubwanya abakobwa muravuga ngo umugabo ngo mumwereke icyo ashaka kureba. Pe umugabo ndabyumva nawe afite amakosa, ariko wayamukuriyemo neva. Wayamukuriyemo ni Eva, wamusanze aho yarari n'igitamba mbuga. Ngenda cyari kukumva. Muteza urumva ni Eva wayamukuriyemo. Ajya aho umugabo yarari, urumva ajya aho umugabo yarari. Gatema ubizute umugabo nk'abagabo yagiye aho Eva yarari. Ubushobozi na buke afite bwo gukurura umuntu. Reka nsubize mu maboko. Muceceke tubazi nk'abantu ngo bagira intege nkeya. Umugabo icyo umweretse nicyo asanga. None kuki mujya kwesa amasajari si ukugira ngo abagabo babarebe, kujya mu bakurure. So niba uzajya gukoresha iyo sajari kugira ngo umugabo akurebe, of uzakura kuko nicyo wamweretse. Eva afite amakosa, umugabo nawe yahita umugabo ugiye munenga. Nuko yahimutse agatuma umugore we bari bameranye wabonetse. Oya baburetse mbanze mbanze nsubize Kim reka nkubwire rero. Nimba wishirishaho umusatsi ukambara rinete ukajya kwifata utuvideo twose because ushaka attention y'abagabo, ntago ari ko abakobwa mbivugiye kuba bikora kuko nibo baburetse uhereye kuri surgery yanjye n'iki njye nabikoze kwa ko umubiri wanjye ntabwo ari perfect yuko ari abagabo. So nimba wowe ugira attention, nimba kugira ngo hejuru n'abana wabikora ari mwiza kukubwira, ntago abakobwa bose ate ibintu byose bakorera ukubera abagabo, nukugira duse neza twite wowe nimba ariyo purpose yawe. Ariko nawe kuganira n'umuntu wagize ukazana akantu kasajya ari gukoza ibintu by'ubugabo. Yewe muhaye urugero niba nanamukomerekeje, ariko Eva ari mu makosa. Ntabwo byankomeretsa ntabwo Eva ari mu makosa. Eva niba yarabonye umugabo byonyine namwe nibyo Eva ntabwo baramutse babatwaye. Eva irya abana ntabwo aretse nta mugabo bajya batwara, umugabo exactly. Kandi Kim rwose abashaka attention y'abagabo ikigaragara, atwe dufite amafaranga yo kwishyura ibintu dushaka sweetheart, ntago dufite amafaranga yo kwishyura abagabo. Attention n'abagabo nakaba ndi gushyigikira Eva, nyishaka nakaba ndi gushyigikira Eva. Ariko niba muba mudashoboye kubaka mujye mureka ababishoboye bubake mu mahoro yabo. Kim Okay, mucecete gatoya. Uretse gato mu mahongo mutinga mic yawe. Bivumu uranyumva, fungura mic yawe. Eva ndagusuhuje ndi kukubona. Eva niba wararira mutima kumva ryoshye waramaze. Urumva? Bane pe. Njewe kugeza amasaha muri iyi kese uri kumva? Eva twumvikane. Kugira ngo Eva ave muri Michigan yerekere muri Maine, muzi urugendo ruhari. Muzi ukuntu ari harehare, ntabwo apfuye kubikora. Uyu mutipe yaragigiye, turi kumwe. Uyu mugabo tugaruke ko ari umukozi w'Imana, akora mu rusengero, ari umuramyi, acuranga kitare, ari ahimbaza Imana. Uyu mugabo ni ikiwerewere. Eva, she's troublemaker. Ndatangije mu bantu bose baraza gutanga pointi zabo nkuko muri kubivuga mu tapping screen. Uyu mugabo muramu we nugiye kuduhereza inkuru nyamukuru. Muramu wande wa Nyirasafari. Bro, mukoreshe umutima nama. Ndashaka kugira ngo mwese mujye kuri side ya Nyirasafari namwe mwumve. Bro, niyo mwaba
uyu mwana yafashe udufaranga twe twose yakoreye afata iya mbere ajya muri Afrika gushipinga ubu bwangati amakosa na yaka kagabo sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye aya mu rukiko ariko uyu niwe mugore we w'isezerano uyu niwe mugore we ugiye kumuza umwana ari kwibaza ngo sinzi impamvu bampaye ibipapuro ngo mbisinye mu rukiko ko ndi umugore wa Nzungu kandi umugore wari aha ngaha mwumva agahinda arira uyu niwe mugore wiwe niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe ni Tombe Nyasafari Tombe jewe ndamaze akandida jewe ndi umucafu yewe ntacyo maze pi wari ugeze ngo ntabwo ari jewe fari ntabwo ari jewe anti-fari ntabwo ari jewe Nyasafari nyambuye ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze inshuti ibintu byose bigira iherezo iyi niyo herezo yacu umwana w'umuntu avume eferi n'inshuti umwana w'umuntu avumwe bro umwana afite ikintu bita deep umutima uraremerewe papa inyana y'imbwa y'umuroko ibintu ukoreye uyu mwana ntabwo ari byiza bro ahangaha ushobora kumva uyu mwana uyu mukobwa niwe umbabaje ariko uzi guspendinga amafaranga warakunze umuntu ukajya ukamanuka ikigali ukamukoresha ubukwe bamwuriza indege atarigeze yurira Jaguar naho tugarutse Eva ni igisasu kirimbuzi ntabwo Eva wamuva mu ntoki nanjye Eva ntabwo yampa ngo nanjye ntabwo Eva wamwima Eva ntiwamuca mu nzara wowe Kimu ntabwo Eva muramuzi cyangwa muramwumva Eva ndi kurira ariko dore famille bro nguzwa abagabo bakunda iki ndebera vrema see the beautiful family nukuri kw'Imana ndebera ibyishimo biri muri aya maso uyu mutima aravuga ngo Nyirasafari afite akabaho nta mabuno dutegereje nde Bivumu muramu wa Nyirasafari ugiye kuduha ubuhamya mutapinge screen ako Godfather reka nkubaza nta kintu mbaza waya reka banze nkubaze Bivumu mu gihe ataravuga agahinda abagabo babaye shipped nyine bakavanwa muri Afrika bakazana babana na kuri akazi ntago wigeze wumva umugabo ari kuririmba shyiramo ya ndirimbo ntabwo nyifite yimena narayigwaye nayo wamaye nayo gusojya aje kuyimpa bro abagabo agahinda babana nako babaye shift agera hano urumva bamushipinze bro akaba umukozi wo mu rugo shareka tubyiyorere na reka nicecekeye nta kindi arenze reka minuti okay teta we ukurikiriye inkuru urumva uri mu makosa wenda ngereka mbwire pe uwo mugore arambabaje ariko nanone uwo mugore azi gufata umwanzuro nabikunze byo kwita divorce uwo mugabo kuko guca inyuma si ikintu cyiza nanone Eva si mushyigikiye abe na gato uko nanone kugenda ukajya gukora ibintu n'umugabo uri Mariya ibintu biragukurikira uko byagenda kose kauma irakuzira ariko nanone uwo mugabo umva uwo mugabo wundi ni cita ahubwo ubwo si na Eva wenyine baryamanye rwose utagira ngo nuko ahubwo Eva ariwe bafashe gusa kumva rero ubwo na Eva nawe nagende ngo yicare yumve ngo afite umuntu wo si umuntu the moment umuntu yavuye mu rugo rw'akakuzaho da easily azava no mu rwawe ajye mu rundi so nta numwe nshyigikiye uwo mugore gusa wenyine ufite agahinda nyine Imana imworohereze ni ibyo ngibyo yo ndatema abantu muzamuke okay Bivumu wagarutse ariko se iri shyano ngo ni Bivumu nyakuvumwa wafungura mike ukavuga
batanga mike bati fungura mike dore ngo ya request yayo yifungure kandaho Gatema ubutanga ntuza yawe wowe ngurabyumva Jewe rwose mva n'ubundi nabyegereje umutima ikimbabaje cyane uyu mwana w'umukobwa arababaye nk'undi wese nawe bimubayeho ibyamubayeho n'undi wese bimubayeho yababara ibyo yababara n'umwana arababaye uwabyumva yasha araremerewe naho ibyabari ari Eva ari umugabo bose cyetse wabatwika bose ni babi Eva n'uyu mugabo kiretse nyine ubabaje n'umwana w'umukobwa wenyine naho bari abombi Gatema karikurira Mani birababaje bino bintu Gatema ararize Gatema urijijwe niki yo bivumo wagarutse girl ngwino hano yo Gatema ararize sande zamuka sande vayo Eva njyewe nta kintu gushinja niba wabonye uriya mutipe ugasanga mwari musanzwe muziranye dore umwana yageze muri Amerika arya magido itamara ibitama ijigo ribijigo urabibona ijigo ribijigo sha kwitike y'indege kuri visa y'umwana waje muri Amerika afite imyaka 2 n'ukuri kwimanura mu majo okicwa n'uburoro rero ngiye muri iyi nkuru nabuza ahantu mfata nimekwa katamba n'uyu mujene ndamutse ndebye indoro nareba umuntu bita Eva nanjye nkavuga Eva niyo nafite abagore 5 ntabwo nakwima c'est vrai sire n'ukuri kw'Imana bivumu manuka kamanuka inyongero wanze kuvuga nongera uzamuye izo mbariga zawe ndakuzamura nyuma Godifani wabuze aho hera agira inama ba diaspora bajya gushipinga ntabwo ngiyewe niyo bagira inama mujye mubaza tubarongorera reba ariko Eva kuntu ari mwiza Godifani kubarya tukabagora n'inda waretse nkagira icyo mvuga Yusra, thank you, Sha. Thank you for the gift. Yeah. ko ndasetse imbavu zirandeye nyamara uriya muntu yari afite igitekerezo witwa nde Gihozo zamura izo mbaraga nkuzamure sheri ni muhoza ni Gihozo uriya mupapa yabuze network cyangwa rwa no gufungura mic yaratangiye neza bamuhamagaye baramubuza ariko uzabanyamurenge wowe buriya bamurabuye nanjye nabiketse ka bebe uranyumva yego ndakubona uherereye he njye ndi muri Canada muri Ottawa bimeze bite kandi niba naza Kipa, thank you. ufite umugabo wapi Agateta ndagusomye uzasambana mbere yuko ushaka maze nkurebe amakuru yawe wowe n'amakuru yawe ufite oya njye nayo mfite ariko Eva ndamuzi aha umuzi ndashaka kuvuga uramuzi tubwira ukuntu uzi Eva ariko Eva actually nziranye na murumuna nayo kurusha Eva ntutubwire inkuru y'igiswavu ko iyo turayirambiwe oya yo nje ntago ariyo nje kuvuga ahubwo nje kubabaza ikintu kimwe hari ukuntu twese twifata tukajajinga abantu ariko tutazi reason iri behind y'ibyo bintu amavi mabi koko komeza twese ntabwo twari twamenya impamvu yaba yaratumye Nzungu atandukana n'umugore akajya kwa Eva nkuko umuntu yabivuze gushipingwa cyangwa gushipinga ntabwo ari ibintu byoroshye sibyo hari igihe uza ukazukana n'umuntu umukunze ariko byaterwa n'ukuntu agufata kuko azi ko niwe wakuzanye agahora nyine agushyiraho ryaterabwoba ry'uko icyo wakora cyose yagusubiza muri Afurika kuko akenshi baba banafite uburenganzira so hari igihe rero umugabo adashobora kwihanganira ibyo bintu ntabwo ndi gushyigikira ngo Eva ibintu yakoze birakwiye kuko nk'umukobwa cyangwa se nk'umuntu nanjye uzaba umugore ntabwo nakwifuza ko bansenyera ariko nanone before yuko tujajinga umuntu uwo ari we wese twabanza tukamenya ese ni iki cyatumye uwo mugore ati umugore kuko actually umugore we ni mwiza
yenda uretse ko Eva ni umukobwa usobanutse wo mu mujyi uzi gusleyinga ariko uriya mwana w'umukobwa ni mwiza pe. Rero ntago njye nakwifata ngo njye hariya ngo njajinga umuntu tutazi reason. Wowe rero hagatanga uri hehe uri njye ikintu navuga ni kimwe uruhande magazeho n'urunguru nuko mbere ko twese tujajinga ahubwo dushaka amakuru tumenye reason iri behind yo gusenyuka kuri urugo kuko mushaka gusanga Eva nta n'uruhare yabigizemo nawe yarakunze nkuko nawe wagenda ugakunda. Eva nta ruhare yabigizemo kandi yaratanyuye akaguru bakamunyaramo akabatwitwa impamvu bakubwira ko atwite umugore avuga ko twite bivuze ko ari we wakwiyubuga. Erega kuba twite ntabwo bivuga ko yakwiye umugabo mu rugo rwe. Umugore yabivuze wumvishe ibyo umugore yavuze. Erega impamvu naza nkavuga ibyo nshaka ko wowe wumva kuko nshaka kuba victime. Kabebe Karame mu yandi magambo ufite ubwenge nakubwira impamvu. Ni ukuvuga ngo wowe umudamu amaze kutubwira impamvu umuntu yasenye. Wowe ngo tuye gushaka impamvu urugo rwasenyutse umutari kiwerewere kandi bakubwira impamvu nyamukuru cy'urugo rusenyuka ari Eva. Ese gatfaka nkubaza uri kuvuga nawe nakoresha common sense hano turugukina wowe buretse gato buretse kuvuga ngo buretse gato se manje nawe urukumva nabonye ufite imyaka myinshi sibyo badukoresha ubwenge buke wowe hano tubonye umukobwa nyirubwite manza wumbi audio ariko sikubera umutima wa kinyamaswa manza wumbi audio hano ubone ko utaba comment tega hano wumve tega amatwi wumve nta kibazo Imana yaraguteza amatwi manzo tega amatwi hano kandi nawe uriri dore tetagiye kureba umuntu ufite imyaka myinshi batangaye uyu ni jewe wabipostinze uyu ni umugore w'inzungu wa mbere jewe ndigeze mu umugore we uyu ni umugore wa nzungu wa mbere mutega amatwi mwumve n'ukuri kw'Imana mwumve sinzi ibyo bipapuro bambaye masinye ntabwo nzi hano aya makuru mwumva iyi audio uyaravuga ati niwe mugore mwibuke nzungu yarasanzwe arongorana na Eva bakiri mu Rwanda bakiri abaroko bahurira kwa Mutangana bakagenda muri Keze ni hoteli urukumva barasambanaga kuva mbere niyo mpamvu mudamu kumwe ati ni umugore we wa zamani mukande kuri yogoro mwokapfamwe mukande kuri yogoro ndashaka kugira ngo wumve vikane niba mwakurikiye amakuru neza cyane uyu mukobwa aravuze ngo jewe nshuti jewe ntabwo bijwe ryanjye batangaye uyu ni jewe wabipostinze uyu ni umugore w'inzungu wa mbere jewe niwe mugore wa nzungu wa mbere bivugwa ko basambana bwa mbere basanganiye mu gahoteli kari ahantu bita Irwamagana urimo kumva niho barongoraniye bwa mbere umva jewe ndigeze mu umugore we sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye hariya sinzi impapuro bampaye ngo nsinye mu murenge ajya kumushipinga turi kumwe hariya mu rukiko ariko uyu niwe mugore we w'isezerano uyu niwe mugore we ugiye kumuzarira uyu niwe mugore ugiye kugira gute kumubyarira yamuteye inda niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe nitombe jewe jenda akantu katombe niko kabi kurusha ibindi please akantu katombe niko kabi jewe ndi umucafu jewe ntacyo maze pi warugeze ngo ntabwo ari jewe fari ntabwo ari jewe antifari ntabwo ari jewe nyasafari nyawo ngo antifari ni nyasafari antifari ni nyasafari yo antifari sorry fari ntabwo ari jewe nyasafari nyawo muri ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze nshuti ikintu cyose rigira iherezo iyi niyo herezo yacu niyo herezo yaje yo ariko bazishimira umwana w'umuntu avume Esther ni umwana w'umuntu avumwe ariko uzi gushipinga umuntu bro uzi gushipinga umuntu vrema bikagenda gutya mutapinge screen ibintu birababaje uyu mwana w'umukobwa vrema ariko mani kwezi koko eta nubwo
ndashaka abantu mwese mujye ku ruhande rw'uyu mwana w'umukobwa. n'ubundi njye ndi ku ruhande rw'uwo mugore, ariko nanone ndi kumva nanone aba bombi we na Eva bafite amakosa, kandi Eva ntago atwite baramubeshyera. Bavuganye nawe Mm, akubwiye ko adatwite. ntago atwite habe na gato. Eva niba udatwite rero cumita umva genda wongera umuriki iki byose nawe nagende yubake nawe anti nde anti fa none se waruzi mu mutipe ntiyarongoraga abana bari fata umugabo akakwifombora niba yamucurongoramo gusa agenda ufata umugabo wubaka urugo rwawe ntabwo ntudatwite. Ntago atwite niba adatwite rero Nyasafari reka gufuha urumva ko Nyasafari afite no gufuha nawe ariko hano arimo gufuha kwinshi muri kubyumva. Mwabyumvise ko Nyasafari ari gufuha cyane kandi rega twumvishe side y'umugore, ntago turumva side y'umugabo nanone. Ya si ibyo nahoze mvuga kare umwumvisha agahita k'umugabo mushaka gusanga hari ubu nibwo nangiye kubitekereza, ndaza kukumvisha Godfa. urabishya kangwa magari kamba muting kwa Godfather buretse waburetse abanze bampa icyayi cyose ariko Nyasafa uze nanjye nkumara agahinda ni ukuvuga ngo erega Gabriel kababwira ikintu kimwe twebwe dufata ikintu tukagira ibintu big deal kabe zamuka. Nyasafari Kigali wisheya urumva kuba waraje muri Amerika ufite imyaka 2 ugashaka kugira ntabwo erega mentalite z'abana bavuga bakuriye muri Amerika zitandukanye n'abantu bari bavuye mu Rwanda. Mu Rwanda umuntu avanamo acomora muri kima acomeka muri use your brain aha wowe igitekerezo cyawe. Agatwanjye ikintu nshaka kubwira nako nshaka kuvuga muri rusange, ntabwo nzi kuvugira mu bantu benshi, ariko abantu b'abagore ikintu cya mbere umuntu yashatse umugabo aramufuhira, uba wifuza kumenya ingendo ze zose aho yagiye n'ibiki niyo mpamvu wenda n'uwo yamutrakinze akamenya aho ibyo arimo gukora. Niyo mpamvu nzi kuri side y'umugore abagabo iyo bamaze gutera inda abagore babo sinzi ikintu kibahindura mu mitwe yabo, niba bigenda gute bakumva ko ibintu nyine byahindutse bakajya kumva ahandi uko bimeze. Rero njyewe umugabo ndamugaya na Eva ndamugaya gutuva mu rugo rwawe ukajya no gusenyerwa abandi. That's it. Uragaya nde? Bose umugabo na Eva bose njye ndabagaya. umva Eva mu musimbuke nta kosa afite habe na gato. Umva pusi ararifite cyane. Njye tunahuye wanakoze ku mugabo wanjye nagusuka amazi ashyushye. Amazi ashyushye ni gatowe aside ku buryo nta n'akamenyetso ese nanone reka mbabaze nk'ubu nzungu nimba yaragiye akabwira Eva ko we n'umugore we batandukanye, nubwo ababona ku mafoto bashakanye ariko batandukanye, kumva batari kumwe. Ni igitekerezo ndi kubahereza, iyo idea nayo ihari akaba Eva yarazi ko batandukanye, ubu nabwo yaba akiri kubizira. Uravuze ngo subiramo akantu numve? Ndi kubahereza example. Jewe Eva nabajwe n'ikintu kimwe nanjye ndagusubizaho. Eva ikintu baje kuri Eva nzungu. Eva ikintu kibaje nuko narenze ko nzamugigeranya gupaka abagigiwe. Mutuze mba amakuru. Aha. Mwicare neza. Mwicare cy'umurisho kwivuga ukavugisha induru birenge. Umva mbabwire rero. Njyewe ntuye muri Maine. Umva mu Chede live uretse gato giho. Arahiye. Giho. Karamba. Mubanze mu following. Manuka wa masewe uje oya ntago ndi kubabeshya n'izina ry'Imana abantu bari hano baranze. Okay twagiye manzi uvuge. Umva mbabwire rero. Uvuga ubuto twese tukuripotinga. Ntago mba report ntago vuga manzi n'ubu. Umva nyine mbabwire njyewe turata tuguforowingura kakanya. Mumforowingura ibiki? Njyewe yaba Nyasafari murebye no muri video zanjye ejo bundi naramwaki nyine baje kunsurani wacu sibyo murebye muri TikTok zanjye turavukana naba ngaba sibyo nzungu
my sister in law ni sister wa Nzungu sibyo noneho Nyasafari yagize aziranye na ntuzi Nzungu aziranye na Eva sibyo kuva mu Rwanda noneho aziranye na Eva kuva mu Rwanda ariko mwibuke ko haba form of cheating hariho gucheating usambana n'umuntu cyangwa se muvugana kenshi kubera ko Eva yaje hano nyine muri men aziranye ari we Nzungu nawe byakubaho uje ahantu uziranye n'umuntu bikaba ngombwa ko ari uzoza uhamagara bantumye kuri no company none wampa adresse cyangwa se wandangira hari akazi Nzungu ni musharinge live tap desk sibyo Nzungu ni manager wa company hano sibyo noneho aramusaba nyine akazi nyine umva barakorana wenda ashobora kuba hari ntago bakorana nyine muri company ariko yamurangiye ahantu ari bukorera sibyo noneho umugore yagabona ko ariwe bazavugana cyane kuko yagiye ngo gushaka muri call nyine hahandi bazaje kwishura amatelefone yo kureba umuntu uzuvugana n'umuntu cyane mbere yuko ukomeza umuntu aranyandikiye ngo nguwo mugore ni umunyamahane kubi Nzungu yendaga kuzapfa komeza niko bimeze ahanga njyewe undi ntago njya mbeje sibyo ntago navuga ngo nshigikiye gusenya ntago nshigikiye gusenya kuko nanjye ndi wo mu muryango urumva ko nimba brother wanjye yarashatse kwa Nzungu nanjye of course turabana hano sibyo komeza ndakumva tuguteza amatwi ntago dushigikiye gusenya Nyasafari ni inshuti yanjye ndamukunda Eva ndamukunda Nzungu ndamukunda sibyo komeza twagire ariko ntago gufuha yego biremewe ariko ntago wavuga ngo nsanze inshuti yanjye hano muri kati wenda nimba Godfather muzi hano muri state of course niwe nzajya mbaza amakuru yose uko bimeze aho nabona akazi uko byagenda kose nuko rero niko byagenze nugufuha kwabaye asigaye ni za koro zabaye nyinshi nyine kwa kundi umuntu areba agasanga ko uvugana n'umuntu cyane ikintu tubaza baravugana cyane Nzungu yacumise Eva ntago bajyamanye nta n'igihamya cy'uko bakoze like those things ariko igihari cyo nuko bavugana cyane sibyo baramaze none se niba namufashije akamushakira akazi byo bitwaye iki none se nyine ko bavugana cyane by'akazi cyangwa se by'ibindi ariko nta nubwo bari bavugana kugeza kuri point ngo yo kugira nta mukuri none ye mukobwa uvuze ko abo bantu ari famiye yawe ukaba ubizanye hano no turabigenza gute turamenya nyine ngende kubasobanurira kuri reka twumve icyayi wijya kubaza giho bahukurisha bari bafashe impande batari bumva Mbabazi urahari Gihozo bagufollowing mufollowing Gihozo no tumeze kuri 200 guys follow Gihozo ufite umugabo amakuru nayo mfite nayo ufite umugabo bari ibindi mushaka uretse babanza gufollowing uri mwiza tugere kuri 200 tutumureka buti umva umufollowing amaze nkareba ufite umugabo nta mugabo umva ariko muzamureka gusenya basi muzamushyigikira abantu bubake Giho ngenda ashaka ukwibariza none se uwo mugore muraziranye uwo mugore wa Nzungu mwarebye kuri muri video zanjye za TikTok nima tutari turi kumwe ejo bundi Eva ari Eva n'uwo mugore ninde muri inshuti cyane umugore wa Nzungu kuko natwe umusaza wanjye yashatse kwa Nzungu nuko babo uretse gato iyi nyirabutisiga ya video muri kumwe n'ingi wapininze oya zirimo indani murebe muri video zanjye mu buzima ufite uburanga buke bagufollowing ariko ntacyo bagiye gusangayo ntari namaze Godfather umugabo bagufollowing nta kundi nyine nta kindi twabikora ko duhaye amakuru kandi amakuru uzanye uje uri gufata Nzungu n'umukozi w'Imana mugwanye satani please mugafollowing mugeze ku bantu 200 Godfather ubaga nta kinyakweri mureke kabuti muyisiga muyifollowing tugere kuri 200 muyereza followers 200 harura abantu mureke gusebya nyine abantu mureke mugafollowing kagende mugafollowing none baracyabana na ntuza baracyabana nande niyo Safari
bora abana nyine botandukanishwa n'iki Nyasafari avuga ko harabura abantu 8 bafunze Manure Kasi muforo inge mukaje kwa 8 niyo n'abakora agadi bageje gutukana muforo okay 200 bageze manuka tumuka barengeje babiri kwagiye babazi nta kintu kimwe yatubiye ubusa kwagiye Mbabazi uranyumva Mbabazi manuka undi muntu ufite amakuru uzamuka urumva uyu ngo atubwiye ubusa ikinyange muri Canada ngwino nta bunyange mbyunya Jessica hongere koza kuvanga ntabwo twatubwira abantu n'abana bato kuburyo tuba kubazanye ibyo muri famille urungura nari umuntu famille Nyirabutisi ubungu iyi ngiyi iragize ikinyange urahari Pome. aha ikinyange bite Ni sawa uba ubwira akantu kamwe numvise hari umutipe wavuze akantu ndashaka kuvuga ku bintu bibiri urumva ariko nabyo ni amakuru y'aba diaspora hano birahindutse abantu bose ndababaranguye harajya zamukunda umuntu maze gukora kuri goal komeza uwo muntu ushaka kuzamuka kuri kuruguro muzamure no sense twagiye ikintu cyo kuvuga ngo iyo ngo abagore ngo bazanye ngo abagabo hano ngo bafata nk'ama kozi babo is not true manuka ntabwo ufite ikintu uvuga kuri iriya nkuru ntabwo tugiye kugira ikiganiro mpaka mukuri kuri bora mu none tugende bihure n'iyi nkuru umbabare mu ndebere nk'ubwanga vuga ku nkuru kuri we bebe kabebe manuka nawe uri muri Canada nta kintu kugira abanyarwanda mube seriye niba ari topic ku nkuru turi kuvugaho muvuze kuri iyi nkuru Nyirasafari wino ariko nushaka gutanga igitekerezo gisanzwe kora kuri iyo goro nkuzamure no sense agatima kamwe kabananiye muri aho ngaho mu nta mukene utanga igitekerezo nta mukene utanga igitekerezo site at least niba udava kuri ibi bintu by'inkuru uba ufite amakuru cyangwa ufite ikintu gifatika nta mukene utanga igitekerezo don't give up tanga igitekerezo ufite capacity muri aho ngaho uri umutindi uraje gutanga igitekerezo no sense amanze bashyira n'amanigane kugira ngo bafungire amayira hatazamuka abantu barango bari simple individu ukora kuri goro uzamuka c'est tout simple twagiye abari mutapine screen abagore twakuye mu Rwanda bidogori zamuka ngeze Amerika baramanura ndakumanura no sense okay twagiye Teta ongera unyandikire uyu nguyu ninde ubikoze hita ushyiramo ni teta nawe gakungamiriza udutima perezida ibintu bifatika Tima nitwa mbona turi gusohoka sinzi impamvu manigani yanze kuza gutfa niko ntabifiteho niko igiho nireba sandari maramereza indabyo ndakubaza ngende gatoya hanyuma ninde Eva aribana mu nzu ntago yibana ntago mbizi ariko abana n'abandi hano nta muntu wakwibana rero none se washobora amabiri wenyine yo kubizi wowe gute kwibana Evaga ntago ndamubona neza ariko ntago yibana none mu hari abantu babana bakurikiye baganiraga ibiki baganiraga ibiki n'abashuti bisanzwe nyine nka kwa kundi ubuziranye n'umuntu wenda unamukunda nyine ku bya social media none ukagira imana ukamubona none live nibisanzwe tu nese Godfather Eva ntagakibana na nuza na wa mutipe ba Nyasafari yafushe kubera ko yumvaga ko bahamagarana cyane no kureba mu bantu bavugana cyane ku munsi barahamagara nuko ngo Nyasafari yafushe sha nugufuwa nta n'ikindi kibyishe nyuma usibye gufuwa wenda gusa nabo n'abandi bantu bamugiye mu matwi bakamubwira turiya mugore ni mwiza arakurusha ubwiza kubera ko abantu gatuba hano like cheating iyo uvuze gusa ngo umuntu ya cheatinze bahita babyumva mu yindi ntera bakabiha amakuru yabo bonyine uko bishakiye nyine ntabwo uriya mugore yababajwe no kuba kuvugana gusa gatema byanashoboka nabyo oya umugore akavuga ni kubera iki nasinye biriya bintu ari kubera kuvugana n'umuntu ya azanega rero proof hari igihe umuntu azavuga wendaga ngo kubera koro cyangwa ibiki ukazana proof basi ukavuga ngo ngiyi foto ibi bintu byabo biri hanze
ngo imyambaro bwabo cyangwa wewe reka nkubwire ntabwo umugore yaba bashwana bagatongana biraho ariko ntabwo yavuga ngo umva ntago mwe muri kure twebwe turi kubaga ko turi umuryango ntago ari ukuvuga umuryango umwe nawe utuye ahiwe nawe agatuye ahiwe tuye ahiwe 15 minutes hano ni kure keretse njyewe mbwiye kuri mu rugo rwabo hicaye wabonye ibyabaye byose mu rugo rwabo nza mvugana na Nyasafari nza mvugana na Nzungu sibyo na families sindio ubu Nyasafari yakubwiye ati nafuke gusa Nyasafari yafushe kubera cheating yavuze ngo ni cheating ntago yigeze avuga ngo ni iki ngo ni ikindi ngo cyangwa ngaya amafoto ngo cyangwa niki icyo yatangaje gusa yavuze ko ari cheating ubundi si kugira ngo bikeke byaturutse ubwo rero nyine mwebwe bivuze ngo mwamenye ibyo Nyasafari yavuze gusa nimwamenye ibindi ubwo amakuru mufite nayo Nyasafari yasohoye Nzungu kubera ko Nzungu we twamubonye twanavuganye waravuga iki Nzungu aravuga ko yagiye kureba nyine muri call handi twishura amatelefone arababaza ngo se ninde uzuvugana na my husband cyane baraprintinga nyine bamwereka ko Eva nawe ari mu bantu bavugana cyane mu minsi myinshi nuko ariko nta kindi kintu kibyisha inyuma Nzungu genda urya umwana itumurongure igiho urabeshye nawe ntago ndi kuvugira kuvugira brother wanjye baburetse jewe ntago nshaka ko abantu basenya ndashaka ko abantu bakavugara Yukubwira ngo nago wakifata ngo ugende ugiye kubaza information z'undi muntu ngo bazimuhereze ngo barebe that easily ngo nuko mwashakanye ntago bishoboka sheri uratubeshya aho ngaho kandi nubwo umugore yafa no mu rugo ngo kubera yabonye makoro nyinshi ariko ikindi kintu kiri kunsetsa nukuntu wagiye kuri side y'umugabo cyane kandi nta side nimwe ndi cyane igihozo nta nubwo uri kumva n'impamvu yateye umugore guhaguruka mu rugo ngo ajye kureba ibyo bintu nta nubwo iyo mpamvu uri kuyishakisha John yahamagaye Nyasafari reka mbabwire mwe muntega amatwi njyewe ndi wo mu muryango nta muntu nshaka ko asenya sibyo ni nahamagaye Nyasafari John wa Eva yahamagaye Nyasafari aramubwira ngo my wife Eva wa undi twakundanaga aba muri men kandi urabizi ko kuva no mu Rwanda yari inshuti ya Nzungu kandi bari baziranye sibyo ugenzure neza muri za koro ukontorore umenye ibyo bavuganaga sibyo noneho aha bitangiye gusobanuka ahita ajya kuntuza guprintingishaga no kurebeshaga muri phone Eva wa John wa Eva muri Michigan aba hano nawe yakurikiye umugore waho ngaho oya ndi kuvuga Nyasafari ni wakurikiranye Nzungu na Eva uretse gato uvuze ko John wa Eva wari umugabo wa Eva John yahamagaye Nyasafari sibyo aramubwira ngo umugore wanjye Eva asigaye atuye muri men kandi urabizi ko yaraziranye na Nzungu all along from Rwanda sibyo none hari amakuru ari guhwirizwa n'abantu nyine bakora muri zino company zacu ko yoba afitanye deal n'umugabo wawe sibyo noneho Nyasafari ahitaga kugira ahitaga akurikirana nyine muri contact zabo nta kindi kintu rero kigize batangiye kubyumva it makes sense now ubu birumvikana ko atubwiye icyatumye umugore ajya kureba ni amagambo nta kindi sare Robert umva urakoze cyane kubishyiraho umucyo reka ndandi hanga ukurikije ibyo Gihozo avuze Gihozo no muri family agombe kubavugana na Nzungu so birashoboka ko Nyirasafari yafushye ntabwo hafushe Nyirasafari urakagwe abanje gufuha Bosco habanje urumva kamatere Bosco ateranye urundi reka nsoze Godfather maza wumve John uramuzi namwumvise ko ari umugabo wa Eva umu ex yes so uyu mugabo wa Eva yaragiye ahamagara Nyirasafari amutera gufuha
ariko niba uko Gihoza bivuze ndumva ko asa naho avugana na Nzungu. Niba Nzungu ubwo avuga ko umugore we yafushye nta kindi agikunda umugore we, Nyirasafari message namuha ni uguca bugufi akibagi forgiving umugabo we, akubaka akignoringa Eva. Naho ubundi Eva ni umukobwa wagusha abagabo bose, ni mwiza pe. Ntabwo kabi ko kabi. It's very beautiful. Yeah. Eva nta muntu atarya. Eva. It's very beautiful. Nicyo navuze ariko Nyirasafari is beautiful as well. Kandi umugore mwiza cyane. Nyirasafari nta kabuna afite kandi Eva afite gute. Who cares? Nta kabuna afite ariko ari proportional with the her age. Ntabwo bikora. Yes, Nyirasafari wo mu rugo afite amabuno Godfather. Nyirasafari. Ubonye ahantu hari amakuru. Wowe yamukundaga nje narabakurikiranye cyane barakundana. Etse gisetsa narangiza ndakubwira. Yeah, biracyari kare. It's still too early to divorce or quit each other. Nyirasafari message namuha umwana muto, tuza uyubakira urugo rwawe, abakobwa benshi ni benshi beza ntibazagukanga. You are so beautiful. Nyirasafari ni ubona baryana tandukana uzarongorwa n'uri. Umva rata Godfather ikintu ahantu kiri rero kandi nawe ni umusitari. Shaka John aze atubwira ukuntu ari ushenye runo rugo rwa Nzungu na Nyirasafari Eva ararengana. Nkurikije ibyo umwana Gihoza avuze, John yahamagaye Nyirasafari aramubwira ati umugore wanjye wancitse, numvise ko yacikiye aho kandi akino mu Rwanda bimwe twavugaga kare. Amakuru avuga ko yari ntabwo bari girlfriend ariko baragendanaga na Nzungu rero bose uko baje nk'imizigo nanjye nk'imizigo nk'abantu bimukiye muri Amerika, urumva bongeye barihuza. Ubu John ko ari umusitari, ko ari nawe tuzi imbere y'abano bantu, ntiyaza akadushyiraho ukura akatubwira ati aba barabeshya ntabwo nahamagaye nta nubwo mufuhe, cyangwa John aracyakunda Eva ahubwo akaba ari gushaka ntabwo akunda Eva, mukunda cyane.